gukorera Imana ntabwo ari koperative umuntu yiyumvamo icyo akwiye gukora kubera yuko umuntu wese azagororerwa ibikwiriye ibyo yakoze. Ijuru rigutegeke kandi icyo ritegetse kibe mu izina rya Yesu. Werisera mu gitondo mfite umubabaro, izuba ritare mu gihe mfite agahinda, bazengurutse amahanga yose ushaka amahoro, emera yuko unaniwe utangira usenge, wagira ngo uraryamye ukabura ibitotsi, sinzira gatoya ukarota nawe. Tuwarumiritse nta mwuka weragira, bamuhaye inshingano ariko nta mwuka agira, nubwo afite ibitabo ariko nta mwuka agira, afite izina ariko nta mwuka agira, yaramutaje nta mwuka agira. Marana arapfukama aramubwira ngo databuja murahiye ukuri, simba hano ngusize, turajyana ni wowe wamumpaye, turajyana. Tumenya aho ibintu byawe byakomotse, tumenya aho umugisha wawe uturuka, tumenya kurwanira icyo Imana yavuganye nawe, tumenya kuguma mu mavuta, tumenya guhendahenda. Abanyumisha gutera haleluya. Narukaho 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 nakurata neza, narukaho nigisha guhamya, narukaho. Ibibazo bigoye byo ngaho nimugize, dore umukiza araje, nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu, isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba, nimuhindure umwami, muri bene se bose nimuhe icyubahiro. Iyo ni Imana, niyo n'inyembaraga, dore iyo ni ubasha kanije gutabara. Iyo ni Imana, niyo n'inyembaraga, dore iyo ni ubasha kanije gutabara. Siga amavuta Mana, maze ijambo agiye kutubwira ureke rifashe imitima iri hano Mana, ryongere guhembura umuntu wese bari bacogoye, abari basuye inyuma, abari bihebye, abari baraguye mu bitekerezo no mu mutima, wongere bagarure mu nzira yawe nziza kugira ngo duhimbaze izina ryawe. Turagushimiye ku byumvise rero, icyo gikomeze kujya mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Dukomere Imana yacu amashyi, twakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Ndabandikije mu izina rya Yesu. Abantu rero mwaje hano namaze kwivuga, amazina ni kwa Revera Pasteur Moise Sindayigaya. Ndashima Yesu umwaye kubana namwe, ndabakunda kandi yakoze ko yazanye kugira ngo rero ducunguze ubw'umwete ko dufite n'ibindi bikorwa kandi bikwiriye kwitabwaho. Si byose dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice byaho 8 n'umurongo wa 6 wonyine. Igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice byaho ni 8, umurongo waho ni wa 6. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umwami abibaza uwo mugore, arabimubwira. Umwami aherako amuha umutwareho umuhesha, aravuga ati umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu minsi mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahapfiriye ukageza ubu ngubu. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusubiremo iri jambo. Umwami abibaza uwo mugore, arabimubwira. Ufite inshingano yo kubivuga. Umwami aherako amuha umutwareho umuhesha, aravuga ati
umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Amen. Tugiye kuganira ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo ijuru rigutegekere kuri iyi nshuro. Kuri iyi nshuro ijuru rigutegekere. Igira ibintu rigutegekera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iyi nkuru ni ndende ariko ndagerageza kuyivuga mu ncamake. Uyu ninde uhawe aya mahirwe? Iyi nkuru ivuga ku bantu nka batatu cyane nibo yibanaho. Umwami aza nyuma. Iravuga ku mugore w'umushunemukazi, ikavuga no kuri Gehazi no kuri Elisa. Uyu mugabo witwa Elisa we yajyaga agenda akajya kuvuga ubutumwa, yagenda bakanyura kuri urugo rw'uyu mugore w'umushunemukazi agatambuka. Yatambuka umugore akamwitegereza. Iryo jambo rivuga ngo ijuru rigutegekere kuri iyi nshuro. Rigira ibintu rigutegekera. Umwami Imana agira ibintu ategeka kuri iyi nshuro, akumve kandi akumvire mu izina rya Yesu. Ngo yahanyura umushunemukazi akamwitegereza, yamubona akabona hari ikibazo cy'urugendo. Mboneraho kukubwira ngo uyu murimo w'Imana ni uzakubera ikiraro. Uyu murimo w'Imana nuwukora neza niwo Imana izakurebera bikaguha umugisha. Hari impamvu Imana izatwibuka nuko twakoze neza buri munsi tudacogora. Hari impamvu we, hari impamvu Imana izatwibuka nuko twakoze neza buri munsi tudacogora. Buri munsi tudacogora, buri munsi tudacogora, mu mirimo yacu buri munsi tudacogora. Haleluya! Buri munsi tudacogora. Uyu ni wo murimo uzagutindikira. Ntukirengagize ibikorerwa mu nzu y'Imana. Kandi ndashaka kukubwira ngo nuhaguruka gukorera Imana uzirinde kureba ku bari iburyo n'ibumoso, kuko hari igihe Imana izibuka ibyo wakoze ikagutabara izibutse itagishije inama abantu. Hari igihe Imana izibuka ibyo wakoze ikakuremera amateka abantu bari batangiye kukurenza itaka. Arareba abona ko Elisa nubwo akora umurimo w'Imana ariko afite ikibazo cyitwa urugendo. Uzi kuba mu murimo w'Imana udashobora guhishurirwa ikibazo gihari. Si kubona kuba muri korali ariko udashobora gusengera ibibazo birimo. Si kuba umudiyakoni ariko witwa ntibindeba. Uzi kuba umudiyakoni wari amaturo y'abandi wowe nta yawe utanga. Uzi kuba ku gatutu ushinzwe gucyurira abandi. Uzi kuba ku gatutu wigisha inyigisho z'amagambo wumvishe. Uzi kuba umuhanuzi uhanura amagambo bakubwiye. Umuntu w'Imana akwiye guhabwa amakuru n'ijuru. Undakumva amakuru y'umurwa uri kura
cyo n'umwana w'intama umusuke nzawitiramo ariko zimundu haleluya zinjira mu murwa oh haleluya ni hafi semeberengane kapangolo pepo zawitiramo esima witegereza urugendo rwa Elisa waramutangira atabigishije inama n'umugabo haramubwira ati ariko maze iminsi nkubona uwa none niyo abiguhaye aragucyurira maze iminsi nkubona unyura aha unaniwe urushye kababwira ijambo rikomeye nubwo abantu babisuzuma bakanavuga ko umurimo w'Imana gukora nta gaciro bifite n'abantu bose babishobora ariko bamwe imvura iki nyura umurimo w'arabizi yaduhamagaye irabizi haleluya ngomare arimubwira ati umaze iminsi mubona urushye none ndagusabye wanyemerera ukajya unyura hano nkakwakira nkaguha amazi ukanywa nkaguha amazi ugakaraba nkagushakira aho uryama ukaruhuka bwacya ugakomeza urugendo rwawe rw'umurimo w'Imana ngo Elisa ashyize mu mwuka arata asanga ntabwo ari maraya asanga ni umugore w'umutima ashize mu mwuka asanga ntabwo ari umugore uzamugusha uwa none wabikubwira afite ikindi atagatinze arikubwira agira ngo amukubite aza kubirindura rata ariko mwana we karabe mwana wanjye mwana we uri data aramubwira ati nabishizemo namaze kubyumva iyo umugore abivuze nta mutima mubi afite umugabo wahita avuga ati kaze neza mboga zizanye yumvira abantu bariho none ni dayimoni pe zigenda n'amaguru uzumusanganiza umutima w'urukundo bakakubonamo ibindi uramusekera agaga bati yambehese uramubwira uti ndagukunda ati wankundiye iki izina rya Yesu abazimu bashya nibikira abantu bose bitwa abakozi Imana babaye bahehesi babaye abasambanyi nayo mazina mwatubatije nta muzimu ukibamo wo mubonye wese kumwita kandi ubwo abo bantu babivugana baba bakistodi ntiboroshe urabigisha bakanga bakakunanira barya igaburo ryera batejejwe bararyiba kubera ko igaburo ryera aravuga umuntu najya kurifata abantu yirire yisuzume abone kurya no kunywa kugira ngo adapfa kurya no kunywa akiciraho iteka cyangwa se agacirwaho iteka ryo kurya no kunywa yirengagije agaciro k'umubiri n'amaraso bya Kristo. Urumva rero iyo ubiriye usangana cyangwa wiba urakajura urakanyamanyanga ufite za forode forode se ntimusumbaye biravuze ngo urakajura k'ibigaburo rigenda. Hari abantu bibye n'umubatizo di kumubatizo ngo ni ugupfana na Kristo ukazukana nawe ngo ni ubuhamya bw'uburyo butatu ngo ni uguhamiriza isi gutakira uwari ugahamiriza Satani n'abadayimoni ko bavuyeho utazongera kuba uwabo ugahamiriza ijuru ko muri uwo munsi wiyemeje kuba umuturage w'ijuru ukagendera mu mategeko n'amabwiriza y'ijuru. None se umuntu wabatijwe agikora ibyaha byose ari mu bisi ari muhama
haleluya komera komera simuranyanze we si udupfuye iki ntigira inama yo kunyihorera haleluya komera ye komera imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amazi. Imana yongere gutuma uvoma, yongere kuguha amahirwe wari warabuze. Kuri iyi sha ararya biba rimwe biba kabiri bukeye babaza umugaragu witwa Gehazi aramubwira ati niko Gehazi we unati uyu mugore uhora utugirira neza ndagira ngo mubwire ngo ineza ntabwo ihera. Hari igihe ijuru rizakwingaho, hari igihe utazatanga icyifuzo ijuru rikagutangira icyifuzo, hari igihe umwuka wera ajya gutangira icyifuzo. Haleluya, ajya gutangira amakuru. Ababyumvishe haleluya, ababyumvishe mutere haleluya. Umwuka wera ajya gutangira icyifuzo. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Hari igihe ijuru rigutangira icyifuzo, hari igihe ijuru rireba rigasanga ryashyira mu mibare rigasanga ubakwiye gutabarwa uwo munsi nawe urimo. Mu gihe abandi barimo bagucukurira urwobo, kumva ijuru riri gutekereza gutabara. Urateka yari Imana ikibindi cyo kubagaho. Imana nayo yari yateguye farashi yo guhembaho, birategeka bamutambagizaho bamusebereje, kandi uwamutambagije niwe wari kumumanika. Hari igihe wari bukumanika no gutambagiza, hari igihe wakuraga ari we uw'inyuma yawe avuga ati ni umuntu w'Imana. Hari igihe uhagaze utazigera ubwisobanurira. Abari bazi ko hari igihe noneho birarangiraga uyu mugore icyifuzo yatanze cy'umwana ntacyo yarishyushye gusa we yikorera umurimo mwiza. Araceceka akora umurimo gusa, aratuza ati nzakira abakozi b'Imana. Akajya azana isorori ati ndacuruza gusenga no gukekurwa ko Yesu ari byose, ndacuruza namutikira aho baba yewe abandi nzacuruza gusenga, nzacuruza imirimo, nzacuruza sha. Abantu bacuruje we kandi barunguka, ariko bari kundi na babiri batatu batera ubuzima nafashijwe no kuri pima kazana isorori avuga ati umwami azaza azanjyana, umwami azaza azanjyana. Akaza avuga ati Mana we imirimo wakoze, Mana imirimo myiza wakoze, imirimo myiza wakoze, imirimo myiza. Tegura isorori avuga ati Mana warakoze no kuzana abakozi bawe hano. Akajya aterura musisorori ati ushimwe Mana warakoze, ushimwe Mana we. Turabatara abantu batarya ariko jyewe ndarya. Akajya bati shima 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 shima. Zana isorori, ijuru naryo rimwigaho riti humura, hari icyo tuzi ukennye tuza, hari icyo tuzi ukennye. Imana imenye ubukene bwawe, Imana ibumenye igira icyo umukoraho. Uko isabazanye kaza ati uyu mugore utugaburira ifi n'ifiriti, umuceri n'amakaroni,
ubundi isupu n'isosi ubundi ibintu byose ni amahoro nta n'akazi afite udatuma tuwakubwira igishaka abana nacyo ndagira igitiyo by'abana ariko nta gahungu kandi bafite ibintu byinshi kera rero umwana w'umuhungu ureke none uyu munsi bose bareshya kera abakobwa ntibabarwaga yarabyaye ariko yabuze agahungu sha afite byose ariko hari icyo yabuze ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi ijuru rigutegekere kandi itegeko ry'ijuru ukarabema rigera kuri icyo gishaka igituma abantu bagufataho ijambo ijuru rigutegekere tegeka mwami tegeka mwami tegeka mwami tegeka mwami nakwigiye Yesu nizeye ijambo ryawe kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana hari ukuntu bikora bitegetse bigatungana Imana hari ukuntu yabigenza Imana hari uko yabigenza ingumba zikagera Imana hari ukuntu yabigenza Kera haleluya atafite igishamba n'ugatavuga nawe wirikubwira n'abatari bugusengera siko mwasengera muzi ko maranye igishamba imyaka 5 ntabyara siko nakubona ko ni byiza bakaba bambera urabibwira abandi ko abo kabubwira ari n'igihe aribo bongera bamukurura umva ukuntu korari yavuze komeza usenga Imana guma mu masengesho nta bwiza kwirengagiza ngo yahaye ipfukamiro uyisenge uyibwire ibyawe byose izasubiza amasengesho wagira ngo urabyutse ukabura aho wirirwa ukabura amahoro ukumva uguwe nabi jya ufata umwanya wiherere maze usenge suka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe ibwire byose ku murongo bikugoye Imana iramukundana Nina kubwiye ko Imana idahari Nina kubwiye ko Imana yakuretse Nina kubwiye ko urugamba rwawe rutarangira Nina kubwiye ko icyo kibazo cyawe ari sudire kizarangira afite igishanga Elisati mu muhamagara se ubwo rero baramuzana aramubwira ati madamu urifuza ko mumenyekanisha umwana ndatega amatwi mumenyekanishe ku mukuru w'ingabo n'umukuru w'ingabo arakomeye nawe umuntu Bibiliya ivugaho gutyo gatatu ese mukorera iki umugore amusubiza amagambo y'abantu basenze umuntu wasenze ntabwo yijandika mu bitari ngombwa umuntu wasenze ntabwo arwanisha amaboko y'umubiri bagashyiramo imigeri wowe urasenga mu kanya byakuyobera ukabati mu ndebero umupfumu uzi kureba nabonye abarokore batakireba ntabwo kumuciriritse kwegera
nkubwira ngo bene abo bantu babaciriritse no kubatabariza Imana biratugora. Umuntu wasenze agasengera, umuntu wasenze agasambana, umuntu wasenze akiba, umuntu wasenze akaraguza, akava ku Mana yitwa Umuremyi akajya kubaza ibiremwa. Wapi? 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 Umudamu aramureba abwira Elisa umutima ubikunze, aramubwira ati databuja, aho hose ushaka kujyana sinkeneye kujyayo, njyewe nibera mu bacu. Nibera he? Ijambo rivuze ku bundi jya unyurwa naho muri. Bariya abantu nubwo bagutwara mu kigare ariko nta munyenda bagira. Bantu b'Imana barega kundira kwibera mu mahema yawe. Mahema yawe Mana ni meza. 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 Diego, mahema yawe Mana ni meza. Hallelujah, mahema yawe Mana ni meza. Wanakuwa, mahema yawe Mana ni meza. Mahema yawe Mana ni meza. Amahema jya wibera mu bandi. Bariya nta n'icyo bakumara, bariya nabo kukumvira ubusa, bariya nabo kugukangura, bariya nabo kukwanduza imico y'iwabo, bariya nabo kukujyana gucariza mu Bafilisitiya, bariya nabo gutuma udahinduka ngo ugere ku gakiza gakwiriye, bariya nabo kugusubiza mu ngeso mbi wari warasezeye, bariya nabo kugukumbuza amadegede yo muri Egiputa. Bariya ntacyo bamaze, jya wibera mu bandi. Kabari kunyumva muvuge ngo amen. Mfashijwe na bigira nisoze. Bariya se bakubaririye, bariya barabo kukurindagiza bagatuma Imana ahubwo ikima n'amasezerano yawe. Ariko iyo uri kumwe n'Imana urasenga igatabara, barakwandika kwemera, baragucana ingaca kanzu, barahonyora igahuhaho, bakaroga igakuraho, bakagambana igakuraho, bakakwigiza ikakwigiza hafi, bakazimanganya izina ryawe, kumbe Imana iri kurizamura, bagateranya inama zo kuguhemukira, kumbe Imana iri guteranya izigutambagiza umurwa. Aramubwira ati ubona nibera ayiwe. Elisa aravuga ati mbonye umugore. Arangije aramubwira ngo ntacyo bitwaye, ijuru ryagutangiye icyifuzo. Ikindi gihe cy'umwaka utaha n'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Mudamu ahita avaho ngaho avuga ati rata mwami ushimwe, ushimwe mwami wanjye, umenyere ubuzima ukama kujawe kubw'ubuntu bwawe na buri kizegutange tandisano na buri kizegufite iki waba uri kumwe n'Imana, iki waba uri Imana iri kumwe nawe, iki waba uri guhaya amahoro, iki waba uri yagutegekera umutekano, iki waba uri kuza ngo uzunguka barugiseta aho gukanga ugatera imbere. Komera komera. Yego afashijwe ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ndashaka abantu bari kubyumva neza, babiri batatu bahaguruke baterane. Reba
sekuru yaje mu rusengero ababwira bati rero mu rusengero kigero rw'igihogwe baramubwira bati ngwino tera umugabo ari mu mwuka we tereka ngende ndeba yuko abimenye asanga umuhungu wari umaze igihe kirekire yarasaze angezeho mbona umuhungu atangiye kuvuga mu rusengero avuga ni ko Imana imaze imisengera ngo njye ntege kiranyumva muri uyu muhungu uri kuvuga mu rusengero amateraniro naye wenyine bitagenda mukomanga aho kugenda bavuga ndagutegetse mu izina rya Yesu hagarara aho ntiwongere kugenda ntibivuga itahinduka bipoto arakanura gusa amera ku nyine arahagarara ntiyanyaganyaga kajya ahubya gusa mukanya nyina arazarajya ngo umwana wanjye ko wamuhinduye nk'ipoto se agenda ndongera mukora n'ubwari genda mu izina rya Yesu arongera yiruka abandi ntusare mu rusengero akujyana yaragiye tugusengera nari maze kubona ko byacitse intege tumucizana turamwogosha turamugaburira wa mukecuru atavuga ati hano hari Imana igiye kugaragaza ko ariyo yahavanye nawe. Haleluya! Ibintu byo kujya wica bagura no. Ibintu byo kwitiranya umuntu bw'Imana bukurimo na za mbaraga za Nigeria no. Imana ikwiye kugaragara ku rwego bamenya abantu bacishije imbaraga mbi n'abafite umwuka wera w'Imana. By'abantu bamenye umuntu ufite imbaraga z'abarangi n'ufite imbaraga za vrai z'ijuru disappointing abati no what kijabo babo kuri ijuru rigutegeke kuri ijuru rigira gute umugore yabyaye umwana rero umwana arakura aba mukuruho bukeye bafatwa n'umutwe bashwe n'umutwe ararwa ngwise na nyina bari bagiye mu murimo Imana rimanuro abasanga mu murimo abasanze mu murimo ahitira kuri papa arababwira ati ndwaye umutwe kandi cyane kuko umwana uvuga akavuga nuko arwaye yaramaze gukura ndiye no kumbwira ngo igitangaza ngo cyavuye ku Mana ngo none se kuko cyavuye ku Mana kuki cyageragejwe uri imfura se yabyo hari n'abandi bagihawe kivuye ku Mana kiragerageza hafu wifogota niyi umusaza abwira umwana ati mwana wanjye genda ujya kureba mama wawe ngo ahita abwira umukozi ati nimumujyane mumushyire nyina bamushyiriye nyina abona ararembye ngo muzana mu rugo mugejeje umwana arapfa apfuye uyu mugore ni umuhanga aravuga ati n'ubundi nubwo namubyaranye n'umugabo ariko itegeko ribumva ntabwo ryavuye ku mugabo nari naramubuza nari naragerageje njye n'umugabo twaragerageje biranga ariko nibutse ko hari umuntu w'Imana wamumpaye bakaba yari yaramwubakiye inzu mu cyumba cyo hejuru shaka reka ikibazo mugira gupfobya amavuta turabivuga ugapfobya wahita ureba runaka uha abantu bakitura hasi ugahita ugereranya nawe urase ko adahuha ndamaze sinzanahuha nibyo ugahita ukompara na wa wundi ubakoraho bakagurira nari magana abiri uriya ni umwuka wera wowe umwuka wera uhirika abantu amajipo akakuvaho bakareba n'umwenda wambariye hirya umwuka wera ni umusirimu ariyubaha uriya ni umwuka w'abatayibona ni umwuka guhaha ni umwuka w'ikuzimu ni izindi mbaraga umwuka w'Imana arubaha agira gahunda iyo zabivuga umbwira ngo nimukabivuge n'abagira ngo baramaze nabo bazikosore bajye guhiga umwuka wera muzima ariko gushakisha ibyo bipimo byo kwirirwa bizengereza abantu b'Imana zabivuga ahubwo harageze ngo bivuge harageze Mana we harageze ngo mvuge abo bantu ntawe nzavuga izina ariko nzavuga imirimo yabo bikosora gatuma abantu birirwa bambaye ubusa mu rusengero abantu bakwirirana no uriya ari umwuka wera agira gahunda pasi ubundi ugakamera ngo nimuze abantu maze dore ukuntu namwe mutagira ubwoba ukabona umuntu nk'abantu mwambitse ubusa nawe ukagira ngo ugende bakwambika ubusa nawe uwa kabiri nabonye hari ikindi
kiberayo kandi baruka ko ubu koko wabonye niyo uri gucira utagira isoni niba none no kuvuga ngo mu bantu muri rubanda ubwo ngo umwuka baramo yaje wari gukunze reka bamuze ubundi agacuruza ibyo birutsi byawe gacuruza ubwo kuntu bari kugukora rwose ukawanza ukawe nawe ubwo ngo umwuka weramo yaje mwinshi ubundi barangiza bakubwira ati ngwino hano iwanyu ntabwo bikora abapasitori iwanyu barasinziriye nawe ugatora inzira ngo abapasitori barasinziriye ahubwo wavuze yuko ari wowe usinziriye utazi n'ibyo urimo ntabwo uramenya yuko wahuye n'abacishije umuntu nanakuya mwapfa nabizi sivamo dayimoni nagutegetse agera ajya bona umuntu ari kwigorozora nk'inzoka kubera ko afite connection muri uru rutoki ubundi nawe se mbona ukoresha ngo pafu yahitera abantu bose bagasinzira ubundi yabuki mwese ubwo barasenga umwuka wera baraje uti umwuka wera yari yaje bivugure mu mafuta haleluya haleluya reka mbabwire muranga ko tubabwire ukuri ariko abazabashika muzabumva wanga ko mubwire ukuri buriya reka mubwire yewe nabikubwira ngo mutesha agaciro ibyo tuvuga kubera iki yewe ntabwo nahagarara hano ngo mubwire ngo nk'uko ndimo ntabwo abinyemerera nanone gusengera ukanakira none ntunavuga ati umukozi w'Imana nk'umuntu ube ubaho n'umutana reka agira icyo kugenera ariko wowe uzakubwira urabanza ube miliyoni enye niba ukareka ikidayimoni cyawe ukaziguza ukajya no mu maramberi ukashaka ukagurisha utwo ufite bakwigira na musengere nyamara ahubwo agiye kudubagiramo abandi badayimoni ukagenda ugategura buriya barategeka bafite marano y'ipeti maze babivuga mu ndimi z'amahanga namwe mukagira ngo bazanye Imana bakubwiye ngo ngiye ngo man of God ngo anointed ngo munsi y'ibirenge byawe ngo ku mavuta yawe mavuta ki ayo yarambuye se Imana itayaguhaye ntacyo wakora ijuru ritakwishimiye ntacyo byamara ariko mwakangutse muzakanguka ryari muzakanguka bamaze kubageza mu rwobo rwaho babacurira ubufuni na buhoro muraho ko mutagitaho ntabwo muri bumwunde kuri icyo ngicyo abantu barashize abagore baragenda ngo bagiye ngo muri deliverance bakagaruka babasambanyije tukubwira ngo iki dayimoni ngo kikurimo ngo ni dayimoni ngo ikurimo ngo reka gisohore umuntu agakwambura imyenda ngo agiye kugukarabya nawe ukayambura ngo bagiye kugukarabya ngo agukize ngo karande ngo n'imivugo ngo n'imyaka uri mikoshi ngo naka mu izina rya Yesu nabo bafite akazi gakomeye ntibaze kuhagira abantu b'abagore kuhagira abagore kuhagira ibintu bakabo mwana yanjye reba ukuntu bamuye murimo wuhagira nk'agahinja Yesu ntibikira kubwira umuntu kwegera ubwenge bw'abantu bwagiye umuntu abura ubwenge bw'Imana abure n'ubwinahara ukanguramo imyenda ukanyoza pe ese ntiburica jewe ntabwo wanyoza ntabyo wakora wa mugore umugabo wabangana kuhagera akazenguruka amatako yawe Yesu waba nawe ugatega nk'ibyo bari gushishira biribikira hari undi wari warateyeho kubera ko ngo muri buku umuhanuzi wasuye umwana amubarayeho ubwa mbere n'ubwa kabiri ari nawe w'uyu munsi ugezeho umunwa ku munwa dore n'uyu nguyu ni iki kintu ni inyigisho turi hari uwari warateye rero yaravugaga ati kugira ngo intumbi zuke uyubararaho umunwa ku munwa amaso ku maso amaboko ku maboko n'amaguru ku maguru maze si umushyushya intumbi z'abagore n'abakobwa arashyushye induru ziravuga amaze abatera kuramata we tubibabwira museka ntimukure isomo ariko muzagaruka murira isomo ryabaye rirerire abo
ko leta igira ubwenge nyine igashyiramo ukuntu igahita ibavumbura ikamenya uko ibagenza. Ariko ubundi abantu bari hanze bafite ibidayimoni batanizi wagira ngo n'inyigisho y'ijambo ry'Imana ntayo bazi. Sinzi n'uwabahaye amazina yo gushumba batazi ibyo barimo. Tuzabikomerezaho mutaha, reka tubyibone. Arangije afata umwana muzamukana mu cyumba cyo hejuru, aravuga ati ndabizi wamuhaye n'umuntu w'Imana ngo yanga no kubwira umugabo kugira ngo umugabo adapfobya imirimo y'Imana. Yanga kubimubwira batona wamuhaye na Musa ngo aragenda ajya no kuri bwa buriri bw'umuntu w'Imana, afata wa mwana amurambika. Bahita banukabwira umugaragu ati tegura neza, ndumva nifuza kugenda, ndumva nifuza tegura amatandiko neza, tegura ushyire amatandiko ku ndogobe. Bahita yanyarukira mu murima gatoya abwira umugabo we ati ariko umugabo wanjye numva amashaka kujya kureba wa muntu w'Imana. Umugabo ati none se mbatari mu mboneko z'ukwezi n'ibiki byose urajyayo nayo nicyo gatoya. Mboneko z'ukwezi bisobanuye ngo batangana icyacu. Wowe wakubaza icyo watanze wakibona. Mboneko z'ukwezi n'umva ko ari mu ntangiriro se. Wowe wakubaza icyo watanze wakivuga. Aramubwira ngo ndumva ari ngombwa kongera kumureba. Umugabo aramubwira ati genda. Bahita bamubwira wa mugaragu ati tegura vuba ati kandi ati haguruka ati wihute uragenda gakeya ari njyewe ubikubwiye. Ngo barihuta ngo Elisa nawe yari ari ku musozi ari gusenga, ngo agize gutya ngo agiye kubona kubise uwo mugore w'umushunemu amaso, baramubonye umugore w'umukire, amubonye ati niko se uriya mugore w'umushunemu azanywe n'iki umushunemu kazi koko. Arangije yongera ijambo rikomeye aravuga ati kandi ko nta kimana yigeze ibibwiraho. Ni ijambo rivuga ngo murekere aho kureba abantu mubagira nk'abapfumu, ntabwo bareba byose, hari ibyo batabona. Ko nta kimana yabibwiyeho. Elisa yari umuntu w'Imana, ariko kuri iyo nshuro ntabwo yari yabimenye. Burajya nuza no kumbwira ngo musengere, jya uhita ubwira uti sengera kuri iki ngiki. Hari igihe icyo ngicyo uri kumbwira ngo usengere nijyana mu mwuka rege Imana itazakibwira, kuko izi ko nawe wari ushoboye kukivugira. Izabishurira icyo ahubwo wowe utareba, icyo utaruzi ko kigutegereje, icyo utaruzi ko kiguhiga. Imana ikibishurira ninyayira nikubwira we neze ko akavuze ku kibazo cyanjye wese yikivugira kandi ufite umuntu. Uza gutegereje ko gifindura umeze nk'uwagiye mu mupfumu, reka atabivuze ra ko numva ntabikavuze. Ariko se ngombwa ujye n'umuntu w'Imana nyumvira uri kurebera mu mubiri gusa mu ruhu bitego gusa usa ko atabivuze, usa n'umuhanuzi ra ko numva ntacyo avuze. Yesu ugenderera abandi ntusige, kandi ubwo arimo yigiza nkana. Ubwira uti rwaye mu nda, reka kora aho agakundagire. Ubwira uti reka afite ikibazo. Iminsi mikuru y'abakobwa ntabwo tinayigiyemo yanze guhagarara. Mubwira neza uko tubyara asenga. Ibintu bya reka nabyivumburire, ukajya wimwenyuza, umuntu ukajya wuhumiriza ngo mbese uri guhamagara ubwami bw'Imana, kandi urabizi ko wigize nk'umuntu ugiye kuramuza. Mwarekeye aho ngaho kuba abarokore b'abanyantege, mwarekeye aho ngaho kubura ubwenge mukagira ubwenge. Umuntu w'Imana agira ubwenge buvuye ku Mana. Bibiliya iravuga ngo ubuze ubwenge busaba Imana imutanga itisha. Iki gituma ubuze ubwenge bingana gutyo. Njyewe ibyo nzi kuvuga ndabivuga, niyo wananiranye ndabikubwiye, niyo tugenda muri umupaka ndavuga ntabwo ukije, ntabwo nguhisha, ntabwo wagisha ngo bikora. Niyo waba waramaye miliyari ndavuga subira n'ibyawe, ariko mubwire ukuri kw'ijambo ry'Imana ntacyo wanywa, kuko n'ubundi Imana itandekuye ntaho wajya. Waruga nkabaho, wacuragura nkabaho, wagambana nkabaho, wadereza nkabaho, upfa ntacyo naba kumbeshwaho n'Imana. Ibyo gusora byumvishe ukajya wihumiririsha, ubundi ukifata nk'umurokore wa cyane, kandi n'ubundi ubizi neza ko ari kuri iyo nshuro ngo kugira ngo umuntu w'Imana ngo arebe neza niba hari ibyo Imana imubwiye nabivuga, ariko niba itanabibwiye mubwira ikikugenza full stop utari nabise wizeye. Uriya mugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo, hari umuntu n'umwe yigezaho icyifuzo cye, yagize kwizera arabyigana,
aragenda akora ku mwenda wa Yesu, icyago cye kikagenda. Iyo ufite kwizera kandi ukavuga ati uyu muntu w'Imana ashobora kuzegera agakira, ayo ibyo byonyine birahagije ko ijuru rikiza. Tari na ngombwa ko babivugaho. Mwaragenda ngo amugereho, batari yamugeraho. Elisa aravuga ati abwira Gehazi ati genda wirukana kwinginze, umubaze ikimugenza, Imana yacimisha. Bariruka ngo amugereho, mu kanya ntumbaza aho umugore yamuciriyeho, kuko mu bigaragara iyo fenomene muzayidebere namwe abasoma Bibiliya. Elisa yohereje Gehazi, ariko Gehazi umugore ngo yagiye kubona Gehazi yagiye kubona umugore ngo apfukamye ku birenge bya Elisa. Gehazi atazana uburakari na kamere, kubera ikigiye utanyuzeho. Bari abakozi b'Imana, hari abantu baba mu rusengero barwanisha umubiri kubera iki agiye gushima se kuki yahuye na pasiteri, undi si urupapuro no rwanyuze kuki utanyuze, agahita afureka. Nanjye noneho sindi kutubashima, kajya yigiramo umupolisi mu rusengero. Ariko ubundi urumva iyo kamere yawe yo iwanyu muri bintu tuzabigira gute koko? Urubanza tuzabikemura kwa kangahe? Gafureka gafunga isura. Yahise azamba agiye kumusunika, uzasome niko biri ngo agiye kumuhirikana. Elisa aravuga ati hoya sigaho mureke, afite umubabaro mwinshi, afite n'agahinda kenshi, mureke umutima we urababaye. Mureke umutima we urababaye, ijuru rikuvugire mu izina rya Yesu. Ako ka akivuga ngo umugore ngo arapfuka, baramubwira ati wa mwana byarangiye. Yagize gute? Ngo Elisa yenda inkoni ku nshuro ya kabiri, aramubwira ati Gehazi iruka, nta muntu uvuganye nawe, ugenda urambike ku maso y'uwo mwana akanguke. Ku mugore areba aravuga nafashijwe, mubona ndira ntabwo ari ay'ukundi ni ay'umwuka. Ararira ati murahije Uwiteka uhoraho, ntabwo nagusiga, muraba umunyamubiri se aramarira iki? Ko igihe twabaniye yari gihagije. Abantu bo mu mubiri ibyo badukoze, baducura bufuni nabo umunyamubiri araruhanya, niko Gonzaga yaremye. Umuntu utuye mu mubiri araruhanya. Imvugo ituye mu mubiri ni ukwifuza ko uwo mubiri uba mu muntu bikamubata. Iwacu sino mubiri ubyumve nzagusiga, naragutiza ngo murere Imana, genda mubiri bizasigara, uzasigara ntukamutera gusambagana, uzasigara ntukamunzobasha, uzasigara ava mu magambo ati iwacu ni mu ijuru we. Kabari kunyuma turi kuri rezime ni mutere haleluya. Umubiri uzasigara wigutera guhemukira Imana, uzasigara umubiri uraba iminsi mikeya, umubiri uraba igihe gito, ariko umwuka waratuzarama. Ngiye gusenga aramubwira ati ntabwo musiga. Barisambara bati nibyo, ngo barahaguruka ngo baragenda. Bagezeyo amuzurira umwana, sinshaka kubitindaho. Umwana amaze kumuzura aramumusubiza, aramubwira ngo kandi hagiye gutera inzara, iyo nzara izamara imyaka 7. Ndagira ngo usuhuke wivire hano, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, Imana ikumeneye amabanga hakibona. Genda usuhuke, uzagaruka nyuma y'imyaka 7, hanyuma nta kibazo uzahura nacyo. Imana ikumenyera amakuru. Arasuhuka rero, bajya mu gihugu cy'abaturanyi, amara y'imyaka 7 ngo i Samariya hatera inzara. Muzabisoma bireba ngo haragotwa, abantu barasonza, Abasiriya barabagota, abantu barasonza, Abasiriya barabahangayikisha, abantu barasonza.
inzara ibinzara ababwire muri iyi minsi inzara yo mu mwuka yabaye nyinshi abantu barasirimba ariko nta kantu ko mu mwuka bafite abantu baravuga bati uriko turimo turajyana bafitiye byinshi mu kiganza cyiwe ngo harimo ibyiza gusa mbese ngo babwire ko n'abakoze ibyaha harimo ibyiza ntibugire ikibazo bonaga bati tuzajya mu mwuka rimwe tube twarigezemo ijuru ryahumuye we karirimba kandi n'iri ryakomonye ritamwemera de ngo ijuru ngo ryahumuye agasimbuka ati ryahumuye uraryihumuriza se ahubwo ujya unarota iby'ijuru niyo weretswe niyo sohotse ibintu bikwirukankana bindi bifite amahembe bindi bigusimbukana imana yageraho kugira ngo udapfa umunsi gusa ukabona urangurutse mu kirere ukabona bisize hafi ntatege bitari binyishe ngo kabone uya uri gukanura uri kureba ukuntu narempuye imana irandengeye komera awe vuga turabigira gute abantu barapfuye abantu barashize abantu baparitse ni muri muveza arangije uyu mugore agaruka asanga Samariya inzara ivuze ubuhuha mbese abantu bararyanye hari umugore ngo wariye umwana wabigiyeho inama na mugenzi we umwami nawe kubera ukuntu yari yarabonye byarakomeye ngo yari yambaye ibiguniya ngo arimo azenguruka hejuru y'igipangu abagore baramubwira bati byakomeye twariye umwana inzara yanga gushira none uwo mugenzi wanjye yaguhishe undi aticorera mwariye abana maze kumuntu kubwira ngo yariye umwana we nawe uri umuntu yakuriye nawe uri akaboga yakuriye mwebwe ntabwo mwamubyumva ibyo bintu mwari kuba ati nariye umwana wanjye wowe utari umwana w'urumva atakurya byoroshye buriya bari abaturanyi bacu ngo bajya bose abantu bo boroshete ndabatinya nanjye nama abantu bose abantu bo boroshete ndabatinya bambwiye kubonera wowe uri akaboga akagenda gusenga imana igutegekere kuri iyi shuri warangije ngo risarahanura ngo umwami yari avuze ijambo rikomeye aravuga ngo ejo nk'iki gihe ubuzima cyangwa ubugingo bwa mwene Shafari ninabukura ku isi imana izabibone ndetse bikabije ngo yari kwibaza icyo yamaze aho njya nkunda kuhagera nkabwira abantu b'Imana nkabwira ngo ubuhanuzi utagira umumaro mu gihe gikomeye ntacyo amara Imana n'abantu iyo uri umuhanuzi ukabona ibintu bikomeye ubundi ugomba guhendahenda kandi ku nyungu z'ibyiza biri positifu sinemeranya n'abahanuzi bahanura ibyago n'amakuba mu gihugu sinemeranya n'umuntu ukubwira ngo dore urapfura arangiye agasiga yishe iby'iwabo n'urugo rwawe n'abana bawe yarangiza kugahanuza njyewe bitamubwira ngo bigukurikire wowe n'urubyaro rwawe kuko niwe wabibonye niwe uzi aho byavuye wisiga intambara n'ibibazo iwanjye niba ushaka kubibwira bimbwira ubwire n'impamvu ibiteranye ikureho imana ikureho amakuba kuko imana iyo ivuze ibikomeye ikabivuga bitaraba ibigira ngo ibikureho uwo muhanuzi si mwene jewe urambwira ngo murapfuye mu rugo ngo mucitse ukuguru mbwira n'impamvu imana iri kunca amaguru kandi yari yarayampaye naho kumbwira ngo ncitse amaguru ugasiga n'iki n'ifuri ngo urahanuye sinzabyemera nzabigukurikiza kuko ni wowe uzi aho ubivanye urasigira ibyago n'amakuba njyewe nahamagariwe ibyago imana yampamagariye ibyiza ntimukabyemere umuntu akazaga ngo nta mwana wawe uzakora ubukwe ntaragirira agasohoka namubwira ni uwo mwaka ugukurikire abana banjye bazakora ubukwe ndahita mbibibura tumenya kwimwakura sha abo bahita abahanuzi b'umwaka cyabimwakura vuba akiri aho ngaho ubimusubiza hari uwambwiye ngo mbonye abagayikoni benshi b'amagambo bakugose
ayo nawe yajyane n'ayawe bagukurikiye. Abantu bose barikanga mu iteraniro twari mu ruhengeri. Ndavuga ni none ko mubizane nige naza urumva nazindiwe no kuza gutwara igihugu cy'amagambo hano navuye i Kigali ntabwo bibaho. Cyerekana umutima une kandi nabwo nabikuraho kuko Imana ivuga ikintu mbere kugira ngo igikure. Abahanuzi nk'abo ngabo abahanuzi baraduhawe intambara irabaye abantu barahunze bari no gushyiraho amashusho abantu bikoreye turabo twaratwikoreye ntabwo tuzongera. Shashu wawe ni umuswiti yahagaze ku mupaka w'igihugu cye arabongoma nubwo hari intambara ya kabiri y'isi njye tukamye ku mupaka w'igihugu nimange igihugu cyanjye niba wemera ko ndi umugaragu wawe wahamagaye igihugu cyanjye ndakimanye. Imana iramwumvira mu musubizi ntihagire ikibazo. None wowe n'icyuma ry'Imana n'abantu banke zose banke y'isi niba iba amabanki yose nta n'igisirikare bagira kuko igisirikare cyose cy'inzikira barinde banke ibihugu byose bikomeye bigerayo banke kubera iki byaturutse ku muntu w'Imana kugeza naho muri konkirisiyo y'umwanzuro bamaze kureba ibyo bintu umwamikazi Elizabeth yavuze ngo ntinya abantu bose ariko ntinya cyane umuntu usenga nka Jean Shuwabe wahagaze agahagarika imyanzuro y'inama atateraniye ibyemezo byafashwe akabihagarika senze. Nanjye mu mbaraga nahawe n'umushumba w'umuhanuzi ukunda igihugu mpagaritse ibyemezo by'abagome mu izina reka banyumishe mutere haleluya. Nuima dufite ububasha dufite ubushobozi. Arangije haleluya haleluya ngo arahanura Elisa aravuga ngo ejo n'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indembo y'ifu izagura seyiri igice bice byashize. Aravuga atenda ngo hari yandi ndembo y'ifu ya seyiri n'iki byose aravuga bizagurwa shekeri imwe. Abantu baravuga ngo niyo ngo marembo y'ijuru yafunguka. Ndashimira Imana ko hari ibintu Imana izagukorera abantu batabyemera. Ndashimira Imana igiye kugutegekera umugisha abantu bazi kutazakugeraho. Ejo n'iki ku irembo ry'iwawe ibintu bizasobanuka amateka azahinduka ku irembo ry'imikorere yawe ku irembo ry'akazi kawe ku irembo ry'urubyaro rwawe ku irembo ry'imibereho yawe. Ababembe bane bari bafite ibibembe barabamena babashyira inyuma y'umurwa. Umuntu mwicaranye mubwire ngo ikibembe ufite niyo cyatumye abantu bakunena. Ikibazo ufite niyo gituma bakwibazaho. Ikibazo cyawe cyahindutse nk'ikibembe ariko muri uyu munsi wa none Imana igiye kuguha ikibembeza ikibembe cyawe kibagirane. Kera haleluya. Muri kunyumva natere haleluya. Manira gutetuye ijoro rirakwibutse umugambi ya Satani maninuye ubusa n'abakwiringiye Imana bimuhemukire n'abayikoreye bakorwe n'isi. Ababendesha abaki ngo barananutse gusa ngo Imana ibatiza umurindi ngo bakubitaga hasi abasiriya bati turashize. Umuntu mwicaye mubwira ngo Imana igutiza umurindi kuri iyi shuri Imana igutiza umurindi muri uko gusenga Imana igutiza umurindi kuri iyi shuri Imana igutiza umurindi. Inyama abandi basanga amafi
bahasanga pome, bahasanga ibiryo, bahasanga ifi n'ifiriti. Ko bararya bajya batari ko basha turagumanye iyi nkuru twaba duhebutse muze tujye kubibwira bene wacu ngo baratereye ngo bazamukana imbuto za pome abandi imyembe bari bafite iki bembe murabyibutse ngo noneho bazamukana amafi, bazamukana inyama, bazamukana imbuto, bazamukana imineke, bazamukana amaronje, bazamukana pome. Abantu bari barishwe n'inzara bafite umudari. Imana iguhakana gatuma bakwemera rata. Uretse urebese ngo barazamuka urebe hano umuntu ari kwanyura ubundi ikibazo ni uko nawe wayuba kandi waba urasenga. Ati none ko mwayura tinzara yaratwishe ko twazanye pome se murayita terega muratwise amabere bati pome tuwamaisha mfite umuneke nato umva barariye baravuga ati muze tujye kwereka aho twabikuye ngo barabakurikira. Ibyo kwibuka ko ari ababebe biribagirana. Umuntu ukwegere mubwire ko Imana igiye gukora icyo bashingiye bagusuzugura kikibagirana, icyo bakubereye, icyo bakunemeye, icyo bagufashe ijambo. Tera haleluya. Abona aho bahereye abanga iyo wasenze ntabwo yumva. Urabona iyo wahereye babanga ni wowe wamara nabi. Urabona aho bahereye bagufataho ijambo. Imana izanye igituma amagambo ashira ivuga. N'ikintu gitera haleluya. N'ikintu gitera haleluya. Ababyumva musambure haleluya. Ako kanya ikibembe cyaribagiraga bababonamo nk'abacunguzi. Intebe bakumye bagiye kuyiguha, agaciro bakwambuye bazakagusubiza, imigani baguciye izarangirira aho ngaho. Witerwa ubwoba n'amarira bakurishije ijuru rigiye kuyaguhoza yose. Tera cyane haleluya. Abashaka kubwira umuntu ukagira ngo fata ijambo Imana irarizanye, fata ijambo Imana irarizanye, fata agaciro Imana irakazanye, subirana ubuzima Imana iraguzanye, subirana icyerekezo cyawe, subirana 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 ubwenge bwawe, subirana ijambo ryawe, subirana agaciro kawe. Tera haleluya. Subirana. Ako kanya mu gitondo rero wa mugore ari kuburana uburenganzira. Ari kuburana iki? Umwami nawe yaramusuzuguye ntashaka kumwumva kubera ko nta kivugira ngo hajya rero ntabwo bwari ubwa mbere. Umwami ngo yongera kubimubaza, subira none ahangaha ugiye kongera usubiramo ibibazo byawe, ugiye gusubiramo urugamba rwawe, ugiye gusubiramo uko byatangiye, ugiye kubwira Imana ikikuriza, ugiye kubwira Imana agahinda kawe, ugiye kubwira Imana amarira yawe, kuko ijuru rigiye kugutabara rikoresheje ibyo wakoze. Byibutse ko bateranye, byibutse ko mwavuganye, nta wundi murengezi ugira, nta wundi mutabazi ugira, nta wundi wakurengera, nta wundi muvugizi. Mugacyane utere haleluya. Usenge wigeba umwami arimo yibaza ibitangaza by'ukuntu indego y'ifu yakoze shekeri we. Nibwo yagiye kubonabona ngo Gehazi arahindutse, namubwira ati ngwino hano ubwire ibyo umwami uwo muntu w'Imana ibyo yakoze. Ngo agihinguka bahita aramubwira ati bisubiriremo. Ndaramubwira ati ibyo yakoze ni byinshi, ariko duhere kuri uriya mwana yaramuzuye. Bakibivuga bahita hamagara wa mugore ati ngwino hano. Umugore ngo araza yari yarimwe ikaze. Uzi ukuntu bari baramufungiranye, uzi bariyeri bari barashyizeho, uzi ukuntu wari waravuze bigacika bikanga. Kuri iyi shuri Imana igiye kugutegekera, kuri iyi shuri Imana igiye kugutegekera. Bamugeze imbere mubwira ibyo uwo mugabo yakoze Risa. Baramubwira ati n'uyu mwana mukeshe Risa. Baramubwira ati kandi nijya wamugaburiye, amubwira ibyirato by'ukuntu yamugaburiye. Umwami aravuga ati ni ibyo bintu wakoze ugaburira umuntu w'Imana kubitura kugusuzugura. Aramubwira ngo guhera none
ugiye gusubirana uburenganzira bwawe, ugiye gusubirana ibyo wari waranyazwe byose, ugiye gusubirana imitungo yawe yose, ugiye gusubirana uburenganzira. Ni ijambo rimwe rivuga ngo Imana igiye kugusubiza ibyawe, Imana igiye kongera guharura inzira zawe. Nawe ugiye kuririmba intsinzi iturutse ku musaraba, ugiye kuryama usinzire kubera Imana. Ubwo buribwe bugiye guhagarara guhera none. Igisakuzo cy'abadayimoni kirarangirana n'uyu munsi. Tera cyane haleluya. Senge kugira ngo tujye no kumeza. Kigiye kurangira. Haguruka. Mutegere. Hano twaje turi mu buhungiro, uzamamagare mufite akanya uri ko nazafira, uzanigire muri rezo yo gusengera abarwayi no kwerekwa. Murabona dufite umwana, ujyane yuko byarangiye, ujyane yuko Imana yabirangije. Uzanigire mu cyerekezo cyo bati dore irambwiye kandi mbona aho amasaha ageze. Ndashimira n'aka kanya ngakesha Imana. Imana ishimwe. Haje urugenda tudasangira. Ige mwumva ko gusangira n'umwami ni iby'ingenzi. Bidasangira n'umwami ubuhombye. Bidasangira n'umwami hari ahandi uburi. Se murabyumvishije. Urugwegene mubwire ngo witandukanye n'abandi abafite ibidararikiye. Iyo witandukanye n'abandi ufite ibidararikiye. Umuntu w'Imana ubundi agira ubwenge. Azirikana ineza y'Imana. Ariko nimuze kubirira gutyo gusa, banze mwiyinire mu n'isuzume. Turabanza dusenge mugiye kugira ngo ushobataza gusubirayo kandi natwa yakanya. Tugiye kubanza tubwira Imana ngo hari bitaragenze neza, kugira ngo n'umuntu wese uri muri mwebwe utameze neza. Ariko igaburo ngera ndabizana amabwiriza baba ndabizi ko ryegerwa n'umuntu ubyemerewe udafite imiziro n'umwe, udafite umuziro n'umwe. Niwe wegera igaburo afite ubuhamya isi n'ijuru bimuhamiriza, n'umutima we ukagira gute ukamuhamiriza. Muryibe hagira uryiba nababujije. Gaburo ryera muramenye. Yesu ashimwe. Muryibe. Rero tugiye guhera aho ngaho ubundi asigaye duhita tubwira Imana. Ako kanya umwami yahise abwira uwo mugore bahita afata umutware, bahita amuhereza umutware, baramubwira ngo guhera none guhinduye umuhesha. Ndashaka kugira ngo umuntu ukwegereye umufate mu kiganza, tugiye kwatura ibintu biremereye. Ubwire ngo Imana igiye gukoresha ijambo riraguhesha ibyawe, riraguhesha agaciro, riraguhesha izina ryawe. Uyu munsi wa none urakira umuhesha, kuguhesha inzira yawe. Igisubizo cyari cyaranze uragiheshwa n'uyu munsi, kubera yuko umuhesha yaje mu buryo bw'umwuka kugira ngo aguheshe uburenganzira. Ntabwo wongera gusuzugurika. Tera haleluya. Abizeye haleluya. Abizeye haleluya. Abizeye haleluya. Umuhesha ufashijwe na umuhesha utadarabaza bango dada bada bada aja adakita tababaza araguhesha uburenganzira, araguhesha urwandiko rw'inzira, araguhesha agaciro kawe, araguhesha umugabane wawe, araguhesha ubuzima. Araguhesha ibyaha birahazingazinze, araguhesha urugo rwawe, araguhesha. Umuhesha yaje. Tuga mu muhesha, subiramo mu muhesha, subiramo mu muhesha. Yavuye ku Mana, subiramo mu muhesha. Umuhesha uburenganzira, umuhesha amahoro, umuhesha icyerekezo. Ayiwe. Haleluya. Nafashije. Kukindi gihe cy'ukwezi, kukindi gihe cy'ukwezi ntuzire gushaka undi nzaba nasha.
kingure yo kabisa. Haleluya. Kugira ngo tutime amahirwe tugiye kubanza tuvuga amagambo yitwa patura aho twasitaye hose uze kutuburiramo n'ibindi kugira ngo n'igaburo ryaruze kuryegeranye. None nirangiza turi buvuge mu muhesha wowe uze kubwira Imana ati ndashaka umuhesha. Ndashaka umuhesha utuma nanjye ncuruza bikemera. Ndashaka umuhesha utuma mu iwanjye haba amahoro. Ndashaka umuhesha utuma abana banjye bagira ubwenge. Ndashaka umuhesha utuma nanjye nubaka nanjye. Ndashaka umuhesha utuma myira indwara ibintu bangereza bigahagarara. Ndashaka umuhesha umesha uburenganzira. Kumana we ndashaka umuhesha utuma nanjye bandenguka bakora ubukwe. Ndashaka umuhesha ukubita abadayimoni ibyo bamaze bikagenda hapa. Ndashaka kandi iryo jambo turarisengerwa n'umushumba wacu Daniel. Ndafashijwe ariko haleluya abaje gusenga haleluya ariko Imana haleluya arakunda Yesu haleluya abaje gusenga haleluya. Imana hari ibintu igiye guhanagura kuko Imana iri kumbwira ngo hari itegeko rije kandi rije kurengera ubwoko bwayo. Imana iravuze ngo ivuguruza ibyo abantu bavuze kuko ari Imana ifata ijambo ayabana agaceceka. Hari ibintu biteye agaciro byari byaraguteye ubwoba. Zamura haleluya. Zamura ibiganza byawe. Zamura ibiganza byawe. Subiramo ngo Mwami Yesu ciye bugufi guhera kuri ino tariki guhera uyu munsi ndagusaba imbabazi. Irwanirira nagiye ndwana intambara zanjye nabi. Nagiye mbura ubwenge. Ntabwo nitwaye nk'uko bikwiriye. Ntabwo nitwaye nk'umwana w'ubwami. Ntabwo nitwaye nk'umwana w'ubugingo kuko urugamba rwanjye rwarushije imbaraga. Ariko guhera uyu munsi wa none ndagusaba imbabazi. Ndagusaba imbabazi. Imbabazi z'intege nke zanjye. Aho nabuze ubwenge mbabarira. Aho nabuze guhamya mbabarira. Aho natwitse intege mbabarira. Aho naciye imanza mbabarira. Aho nirwaniriye mbabarira. Aho nagiye mu ntege nke mbabarira. Aho natwawe n'ikigare mbabarira. Aho nishinze abapagani mbabarira. Aho navuze amagambo adakwiriye mbabarira. Aho nakoze ibyaha biremereye n'ibyoroshye mbabarira. Uyu munsi wa none ndeba n'amaso y'imbabazi. Ni wowe wo kwiringirwa. Ni wowe mutabazi wanjye. Subira n'ibyo mvuze. Ni wowe murengezi w'ubugingo bwanjye. Ni wowe utanga ubuzima muri jyewe. Ni wowe wazura ibyanjye byapfuye. Ni wowe watuma mbaho nari gupfa. Ni wowe uzura ubuzima bwanjye. Ni wowe ufatanira imigambi y'umwijima. Ni wowe utanga ihumure. Ni wowe ugarura ibyanyazwe. Ni wowe utuma ingumba zibyara. Ni wowe utuma abakobwa bakora ubukwe. Ni wowe utanga kurama. Ni wowe utanga umwero w'ubutaka. Ni wowe utanga umugisha. Ni wowe urema ibirori. Ni wowe usura. Ni wowe utanga ubugingo. Ngarukaho. Ngarukaho. Guhera none ibintu muri njye bihinduke. Guhera none amateka ahinduke. Guhera none nakira ubuhamya bushya. Guhera none imizina rishya. Abarozi bataroga. Abacuraguzi badacuragurira. Imizina batazinga. Imizina badasubiza inyuma. Imizina rikomeza. Imizina ry'amateka mashya. Guhera none urakoze Yesu kubyo gushya kandi ukamuhaye ubugingo buzima. Izina ryanjye rikureho urubanza. Wongere mu mateka mashya. Niba kumuko bundi bushya. Ngendane nawe bundi bushya. Kije ni mu izina rya Yesu. Amen. Munose agiye gusenga. Mukomere Imana amashyi. Abakira ngo mutere haleluya numve. Abakira ngo mutere haleluya numve. Mushumba Daniel agiye kudusengera. Agiye kubwira Imana ngo dukeneye umuhesha. Ahantu wumva warabuze uburenganzira. Ahantu wumvaga hari icyuho kifatika. Ahantu wabonaga abadayimoni baritsikirije. Ahantu wabonaga batava. Ahantu wabonaga
ufite ikimwaro, ahantu wabona ugiye gutsindwa, ahantu wabona isi igiye kukota, niho ugiye gutungira Imana agatoki. Imana igiye kuguhesha umuhesha, Imana iragutegekera itegeko rishya, Imana iraguha uburenganzira bwawe. Umuntu muri kubamubwira ngo uyu munsi wa none ugiye guhabwa kado uzashimiraho Imana, ugiye guhabwa amahirwe wari warambuwe, ugiye guhabwa agaciro kawe. Eshatu kasima, zamura ibiganza byo kumuhesha, zamura ibiganza byo kumuhesha, kugira ngo ni umuhesha ashaka, kugira ngo ni umuhesha gusa, kugira ngo nta kindi nkenera. Nyakubahwa mushumba, ntabwo ari umuhesha w'aka kanya gato, ni umuhesha w'inkiko, ariko ni urukiko rusesiranze. Ni urukiko rugira gute? Ni urukiko rugira gute? uwaruje kumuhesha ibye nta muntu wagombaga kubisubiramo. Maze Yesu aramusubiza ati, yego, maze Yesu aramusubiza ati, vuga, nyuma haguruka, haguruka wigendere. Iki atumvise kirarangiye, igishakwe cyawe kirarangiye. Bana nyir'ubutware, nyir'ubutegetsi, nyir'ubuca, kandi n'umuhesha w'imico, kandi Uwiteka Imana agutangaza, kuko nawe utegetse. Iyo utegetse nawe utambika, iyo utegetse iragaruka, kuko niwe wadutumiye gusa, niwe wadutumiye mu byacu. Ibyafashwe n'abadayimoni, ibyafashwe n'abayobozi, ibyazingishije abayobozi yabo, ibyazingishije izindi mbaraga, kuko mwami mwiza ugikuraho, ugikuraho. Yesu, haleluya, umuhesha ndamusenze mu izina rya Yesu, ndamusenze mu izina rya Yesu. Aribiriza kurenyaswe, aribiriza kurenyaswe, ibiriza kwituje byacu, ariko Uwiteka niwe ubohora, bohora, bohora, ijambo abashwe n'indwara zitandukanye. Tubavuze ngo igishako kirangiye, igishako kirangiye, igishako kirangiye, igishako kirangiye. Mu izina rya Yesu nategekeje ubutware bwawe Kristo, kandi wanjye, kandi Imana y'imbaraga, niwe muhesha w'ibyacu, niwe muhesha w'ibyacu. Ibyagezwe n'abayobozi isana bazira barayibonye, ibyo babishoboye wamwirinzi cumi ngozi zazu cumi ngozi zazu cumi ngozi ciye migozi yose, ciye migozi yose. Haleluya, migozi y'uburwayi, migozi y'uburwayi, migozi y'uburwayi, migozi y'ubukene, migozi y'ubukene, migozi y'amadeni, migozi y'amadeni, yumvikana. Mwami wanjye, ibyo byose byaraturushe, ariko urabiciye.